40. Isaiah 40:29. niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Wera Mana yacu kandi Mana ugira neza, tugushimiye tuguhimbaraza cyane ko wabanye natwe, waturinze nawe twatanze, ni ubuntu n'imbabazi watugiriye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Natwe rero tuzindukiye gushaka, emera wigaragarize abahungu n'abakobwa bawe. Baravuze ati mureke abana bato bansange, none ngaho abana bato turaje mwami, turi tukugana. Emera mwami Kristo igitondo cya n'ibisirindwi kitubere igitondo cy'umugisha. Amagambo asoma amatwi yacu, ntabwo tuzi icyo ushaka kuvuga, ariko ufite icyo kuvuga kandi ufite impamvu turi hano. None impamvu turi hano ni ukugira ngo dutunganye narwo natwe, igaragaze nk'Imana, ubahe icyubahiro. Mwuka wera umuyobozi aza agenge gahunda yose, tubyambaje mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen. Ndabasha kwicara. Haleluya. Basuhuje mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. We welcome you in the name of Jesus Christ. Dushima Imana cyane yaturinze twese. Thank you, thank the Lord that He has protected us all. Ibigeye muri musa igitondo cy'ubuye umwuka w'ubuzima. I'm here following this morning, reading Because we are Yesu Kristo. and we thank Him in the name of Jesus Christ. Nk'uko rero babivuze, Like the way they have said, turi bake we are short, kandi ubusanzwe twatangira turi benshi. and before we were together in masses, Ikindi turi gukererwa, and also we're running late. bize hari ikoranabuhanga ryaraje, basha muri kugenda kudukurikirana hino hino. But there's other places where you Reka can rero follow kuko us. abana wenda mutabigiramo uruhare, And so those children who don't have anyone to share, ushobora kuba ari ababyeyi bakereza, it might be the parents kuko who wenda are muri mwe batashobora batwara. and there's some people who might not Ababyeyi be rero tried. bagerageza kubazindura, And so those parents who wake up kandi early, namwe reka tubabwire tunabatuma, and so that we may call them, mujye mugerageza mwitegure kare, that you may wake up usanga early. mwaryamye mutazi ko muraza gusenga, There's days that you may sleep and not know that you're coming to church, wabona yakubyutsa or someone can wake you up ugasanga uri kwikurura, and you are dragging ntabwo ushaka yourself, kwitegura kare. and you don't want to get ready Ubundi early. umwana w'Imana And a child of aba ameze God nk'umusirikare, is like a ibintu soldier. byose ubikora fast fast. Everything you do it Nta quickly. lezi tuba dukeneye, There's no laziness nta that mwana we wikura need. tudushaka. There's no child that wants to try. Kuko aravuga ngo It's abana God. ntiwakomeze He utere said imbere, that you may tera continue to intambwe, go forward. uguyemo And usimbuka march ukomeze. forward. And so Amen. that you may continue. Wewe usonga mbere. And so that you may Amen. march forward. Ndavuga abasirikare imbere musonga imbere, They say those soldiers march mujye forward. mubikorera kugira ngo And so do it so that munezeze you Uwiteka, may please mwene God. gukora kugira ngo munezeze abantu. It's not that you can please Amen. people. Imana umugisha, And so God kandi mujye mubwira ababyeyi niba mwamaze gutegura kare, and so tell the babwira ati isaha isaha yacu tell that our time yageze, is turi gukerera. come and we're running late. Umubyeyi nagukereza, If the parent runs ikibazo late, azaba ari icye ntabwo ari the icyawe. power will be theirs and not Sibyo? yours. Imana umugisha muri Yesu Kristo. We thank the Lord in the name of Jesus Christ. Twagera kuzindukira imbere y'Imana, You have once again come ariko in front of imbere God y'Imana ni heza. and Hari abatangiye as hano well. ari batatu, First started when baririmba we akaririmbo were ati imbere y'Imana ni heza. he
sing a song where it says, in front of God is mu nzu good, y'Imana ni heza. and in the house of God is nice. Mwebwe Imana baravuga ati Imana And you say, Lord, ndazindukira gushaka I will wake up to serve. ntunyime mu maso hawe. Do not keep me from your sight. Twazindukiye gushaka And Uwiteka us, we have woken up to search for God. mu by'ukuri ntabwo byoroshye, And ariko amasaha nk'aya ngaya in times like imbere this, y'Imana ni meza. in front of God, it's low. Reka tujye dushima Imana cyane And so it's all thank God. kubona tukibona umwanya wo guterana Seeing that we have found a moment tukaza gusenga bikemera, and to pray, tugakingura inzugi and z'urusengero bikemera. to open the church. Iyo twibutse and ko we're hari able. benshi batabifite, When you think about it, a lot of tukibuka people ko hari have benshi that. bakinze, And remember, there's a lot of people can lock ariko out. twe dushima Imana But us, we thank tuvuga God. ngo Imana idukinguriye, We say God has opened the door Imana for us. ikibidushoboza. The Lord that is keeps us Turasenga able. ngo n'abandi bashoboze, We also pray that Imana He may izabahereze uburyo, that He may give them. kuko nta gisa no gusenga Imana And ishobora there's byose. nothing like Amen. praying to the Lord. Ukurikire rero So continue to follow ibiki Imana yateguye uyu munsi, and listen for what God has prepared us yumvishe ko today. burya iyo umuntu akurikiye neza And you have heard that if someone haba follows hari well, ibihembo. there are rewards. Nabonye ko ari abahembwe You see that there's people kandi who are babwira ko rewarded. n'inyuma hari ibihembo, You see that in the end there's a reward. kandi si ibyo gusa, And it's not just that. ntabwo ari ibigarukiye hano It's not just what they did n'abitwaye neza, or who acted well. burya no mu ijuru bazahembwa. But even in heaven there will be Icyo paid. bazahembwa ni iki? What will they be paid? Bazahembwa kubana n'Imana. They'll be paid to be with Si God. byiza se? Isn't that well? Ikindi Another, muzahembwa they'll be paid guhabwa and gifted ubugingo buhoraho. eternal life. Umuntu wizeye That person who believes agakurikira ijambo ry'Imana and follow the word of God, azabaho ubutongera gupfa. they will be Ese nta gihe bakishimira alive for no death. kubaho ubudapfa, Being alive. kurama ubudapfa. And being Bibiliya avuga ngo niba ushaka kugira ubwiza if you want to have no kurama, and to ukora ibyiza udacogora. do well with Amen. God. Imana umugisha And the Lord mu gives us izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Dufite umwanya mutoya We have a short ariko time, reka tuwukoreshe neza. but let's use the time well. Tumaze gusoma amagambo We meza, have read a good amagambo word, ari mu gitabo cyiza a word cy'umugabo w'Imana Yesaya. of prophet named Iryo Isaiah. jambo riratubwiye riti, And that word tells us, niyo iha intege abarambiwe, even if there's niyo ihereza imbaraga, even if there is given niyo strength, ikomeza is what keeps you going. abananiwe, Those who are unable, abarambiwe, those who niyo can't, ibaha intege, he's the one who gives them strength. udashoboye, Those who are niyo umuha able, imbaraga. he's the one who gives them strength. Noneho aravuga ati utibashije And those who imwongeramo are able, imbaraga. he gives them Amen. strength. Nagira ngo tugane amagambo makeya And so we're hoping to cyangwa ijambo rigufi. or a word that's Umutwe short. w'amagambo ukavuga ati And the head of the Bible, utibashije those who are able, imwongeramo imbaraga. he Amen. gives them strength. Uwiteka The niwe Lord, ushobora byose. he's the one who's capable of Ibyo all. avuze biraba, What he says, iyo ategetse birakoreka. what he Ni ukuvuga ngo Uwiteka demands. yarambuye ukuboko, So when the Lord ntawe sends him, ukuhina. there's no one Iyo that can Uwiteka call agufashe, back. If the Lord nta helps muntu you, wabasha there's no one kuguhangara. that can Iyo move Uwiteka forward. aguhishe, If the Lord nta hides muntu you, wabasha kukubona. there's no one that can see Iyo you. Uwiteka agukomeje, If the Lord keeps you nta going, cyakunaniza. there's nothing that can stop you. Uwiteka rero, The Lord, Yesu Kristo, Jesus Christ, niwe uduha he's imbaraga, the one who gives us strength. niwe udushoboza. He's the one who keeps us going. Umugaragu umwe The one yaravuze who ati, said, dushobozwa byose, we are able niwe to udushoboza byose, He's the one who niyo able to idushoboza, all. He's the one who dushobozwa keeps us. byose And we are able na to Kristo all. uduha imbaraga. Because Jesus Christ who gives us Ese strength. uwo muntu ni nde uri kubivuga? And so who is that person that said that? Heba musoma neza, If y'all mukaba read it, mukurikira. right, and y'all follow Uwo it, muntu wavuze ati dushobozwa one byose person who said that we are na able Kristo to uduha imbaraga. all. And Jesus Christ Ninde? who said that? Kamera ari kumedita. Really? Uri gukora uko uri kuza. You see it coming. Mujye mumedita. Meditate. Mubikurure. And Mubyegeze hafi. and keep it Harimo ndi going. kubona hano kuvuga ati nyamara There's ngenda evidence bizi. there who's saying, I'm Uwo muntu right, ndamuzi. and that person I know them. Ndababona abantu hano meditasiyo iratangiye. And I see it here in the meditation started. Ndi kubona batatu I'm seeing three. dushobora byose You are capable of all. na Kristo
in Jesus Christ, uduha imbaraga. who strengthens us. Nindabivuze ndabona Who has said that? murasoma burya. Or I'll read. Sister ni Our sister. sister Paul. Paul. Ni Paul abivuze. Is it Paul who has said that? Undi Anyone else? Anyone else? naraje kuvuga. Ni Paul na undi. It's Paul, anyone else? Ninde undi? Who else? Paul Mafili. Paul and the food. Ninde undi? Nibyo. Who else? Is that right? Niko bimeze. Is that how it is? Nta wundi. There's no one else. Nta wundi abivuze. There's no one else who has said that. Okay, reka dukomeze. Alright, let's Ariko continue. ubundi But the reka other babwize person, ukuri. let me tell you the Mujye truth. murasoma You should read kandi ukurikire and to kuko follow. ijambo ry'Imana ni rizima. Because the word of God is Dushoboza byose na alive. Kristo uduhereza imbaraga. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo we yatubanjirije, Jesus Christ wants to begin before Amen. us. yabanye na Pawulo, He has been with Paul. abana Aburahamu, And he has been with Abana Aburahamu, Abraham and been with abana Abraham. nababwira abandi se. Who else can I tell you? Abantu bose bagendanye n'Imana Everyone else that has been with God, bakaba bagifite ubuhamya bwiza. that they have a good Ba testimony. Henoki That Enoch, ni uko Uwiteka yabanye nabo. it's because the Lord has Kandi been with him. Uwiteka abarinda imbaraga. And the Lord Amen. gives him strength. Uwiteka abarinda imbaraga. The Lord gives him Noneho strength. Uwiteka umumarayika aragenda And so the Lord, an angel went, ahura n'umugabo encountered aramubwira him ati and told him, uraho neza how are you? wa munyembaraga we. You strengthen me. Ndi munyembaraga He gute said, how am I a kandi strong man nahunze if I have hano fled ndi ndihishe and here I'm hiding? none urambwira ati ndi munyembaraga gute. So you're telling me how am I a Uwo strong muntu man? ninde? Who is that person? Ninde? Who? Uwo muntu yabwiye ati uraho wa munyembaraga we. Ati naho How are you munyembaraga a gute strong person? kandi nahunze How am n'ahandi I nihishe. strong if I have fled and hid? Ninde? Who? Ntamwumvishe ko ari ibihembo. Have you not heard there's rewards? Utabivuga nta bihembo If urabona. you don't say it, there's no reward that you will Kandi receive. batubwiye ko abakurikira They said those who follow bakizera and ijambo ry'Imana that they Bazahabwa will ubugingo God, buhoraho. and they will gain eternal life. ninde Who wabwiwe have been ati told, uraho wa munyembaraga. how are you, you strengthened man? Nta munyembaraga gute kandi nahunze How are you a ababisha. man of, how am I a man of power if I Ahandi fled and hid? ubona nihishe. And you see that I'm hiding. Ninde? Who? Sinzi turabona birimo Is it you? See uri what I'm wowe saying? uri kumwibuka. Are you Ninde? remember him? Yona. John. Ninde? Who? Ntabwo ngo ni Yona. Nibyo? Says, Oya. Uzaravuze ati oya. Ninde? who? Ninde? Murumuna uriya mugabo uri inyuma muramuzi. Murumuna we muramuzi. Murumuna we. Wose. Wose turero turamumenye. Anda bakopenya ariko bose. Ati ndamwibutse. Uriya musista wegereye TV. The sister next to the daughter. Oya ntabwo wabyumvise. Bavuze ngo iki? Bavuze? Gideyoni. Gideon. Imana y'umugisha The Lord mu is izina rya Yesu Kristo. in the name of Ubwo ni Jesus. Gideyoni. That person, Ariko nubwo yari yahunze, but although he yari fled, umunyembaraga. he was a man of Yari strength. afite imbaraga. He had Kuko strength because yaramureba yavuga ati nubwo wihishe uri umunyembaraga. Nubwo mwitinya, although you are afraid, nubwo mubona hari igihe mugira mukiheba. those days where you're Nubwo hari igihe ugera ukumva ucitse intege. Nubwo hari igihe ugera ukumva unaniwe. when you feel like you're Ariko unable, ndamubwire ngo but let me tell you, uri umunyembaraga. you are a man of strength. Kuba muri hano And the way you are here ni uko ufite imbaraga. is because you have Kuba strength. turi hano And because ni uko you hari are imbaraga. here, it's because of Izo mbaraga ziva he? And where does Ziva kuri that Yesu strength come Kristo. from? It comes from Jesus Christ. Amen.
There's many people who aren't here. And those strength, they don't have it. If you see someone commit sin, they don't have the strength. If you see someone who because they don't have the strength. But if you want to believe it, take in the word of God, the Lord gives you strength. And although you are unable, the Lord gives you more strength. And so do not let yourself, and do not blame yourself, because when you are unable, you have a God who gives you that strength. Things that I'm not able, and say that I can't. Utibashije Those who Imwongeramo imbaraga. Amen. that strength in them. Imana niyo iduha imbaraga. The Lord is the one who gains the strength. Uko mutubona, The way you see uko it, tubabona, the way we see nukubera imbaraga z'Imana. it, because of the strength of God. Ntabwo babasha kunesha You are not able udafite to imbaraga. win if you don't have strength. udafite imbaraga. If you don't Ntabwo have babasha strength, kurwana umwanzi you are not able to fight umutsinde. our Ariko adversary. utsinda bya bindi ryari, And when will we win those wars? unesha Satani ryari, When will you win against the igihe Satan? ufite imbaraga. The day that you will Ndagira ngo mbabwire, And I'm niba udafite telling you, imbaraga, if you don't have saba strength, izo mbaraga. ask for that Amen. strength. Saba izo mbaraga. Ask for that strength. Imana iziguhe. The Lord will Bibiliya bless tubwiye you. ngo And the abasore Bible b'imigenda says, those bagira who umuntu are ukabona ni going, mwiza, you see that they ukabona are ni good, munini, and they are big. ukabona afite igituza, You see they have ukabona strength. uyu muntu You arateruye. see that person, they have Bakora strength. kumva ko bakumva gute imbaraga, They feel bakabona they n'isi have n'isi strength. wayiterura. They feel like you can Ariko lift niba up udafite the earth. Imana, But if you don't uri have ubusa. God, you are nothing. Niba udafite Imana, If you don't ubwo have bwiza God, bwawe ni ubusa. all your likeness Kuko is Bibiliya nothing. nimba Bibiliya ivuga ngo Because all the Bible says, umugore a woman w'uburanga who is baravuga ati uyu muntu ni mwiza, that this person is well. ariko ngo udafite ubwenge, But if you don't have udafite Imana, wisdom and you don't have ugameze ngo God, nk'uko afata impeta you are like someone ukayikwicara mu zuru ry'ingurube. and you put in the Kuko nose of ingurube a ni pig, ingurube, because a pig, ntabwo bamwe muri mwebwe murayizi. I'm sure Niyo wayuhagira, although you may wash ukayisiga amavuta, and you put oil ukayambika on ibyuma it, amazuru, and you put irajya ari icyondo kubite mu cyondo, iragenda icukura, iragera muri ba bandi buzuye amateke, amateke irarandaguza yamare. fruit and they will Ntabwo nourish dukeneye them. kuba b'ingurube, You don't need to be like those dukeneye pigs. kuba abera, You need to be like kuko those Uwiteka nawe that ari uwera. because the Lord is Amen. holy. Dusaba imbaraga, Well, let's ask for strength twirinda kuba ibyari, and keep ourselves. kuko dufite Kristo For we have Christ uduha imbaraga. who gives us strength. Ngo abasore b'imigenda And bazagenda so those men, baruhe, they will go and ngo be tired. ngo babandi bafite imbaraga Those who have strength, bazagenda bacogore. they will go and fight. Basabye kudacogora. I ask you not to Burya gucogora But- ni inzira yo kunanirwa. to Iyo umuntu atangiye kunanirwa, atangiye gucuza ari umuntu wagenze urugendo, they go those akagenda n'umunsi wose travel n'amaguru. with legs, Imbaraga yatangiranye and the strength that they begin with ntabwo arizo asozanya. is not the same one that they Batangira ended afite with. imbaraga, They started out with ukabira strength, umugoroba ubone hanegeka yashize, to the afternoon, ariko muri icyo gihe wumva and hanegeka washize, that day you feel like uhamagara you Uwiteka, call upon God. Uwiteka ari umunyembaraga, He's the one who akongeremo imbaraga. and He will Amen. give you that strength. Ntimukananirwe mu rugendo, So do not be in Mufite any Kristo. trouble, for you have Christ. ntimukananirwe muri iyi mesaje. Do not be unable the Ijambo word ry'Imana nizo mbaraga, and the word of ijambo God is ry'Imana nibwo strength. buzima. The word of God is Imana alive. idushoboze And mu it's the izina Lord rya that Yesu gives us Kristo. strength in the name of Jesus Christ. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Muzahabwa imbaraga kuko Uwiteka ari we munyembaraga. Niba uri kumwe n'Imana, niba uri kumwe na Yesu, nawe uzasubizwamo imbaraga. Amen. Ngo bazatumbagira, muzatumbagira, mujyabona ikizu, You will travel. nawe ukunda kureba ukuntu ikizu kiguruka, You see how kiratumbagira kikazamuka, kikarenga, wajya kigenda kubera iki? Gishobozwa n'iki? Na Kristo. Ngo muzatumbagira, ngo muzamuke mu kirere. and go up Amen. the sky.
ngo muzamuke mu kirere ngo bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora muri urugendo muri ubu butumwa buri muntu wese asabwe kwiruka kuko ubutumwa twahawe ni ubutumwa bwihuse kandi ubutumwa busaba kwihuta amen niwiruka rero ntunanirwe nugenda muri urugendo ntugacogore amen kuko utibashije ariyo imwongeramo imbaraga amen utibashije imwongera imbaraga turi gusoza kandi katereza muri ntabwo bashatse tujya dusome ibitabo byinshi reka turebeza muri 33 mwumve icyo hatubwiye Zaburi 33 Zaburi 33 murongo 17 haravuze hati ifarashi nta mumaro igira wo gukiza ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha riri kubategereza imbaraga ze ngo akize ubugingo bwabo urupfu abarinde mu nzara ngo badapfa imitima yacu itegereza Uwiteka niwe mutabazi wacu ni ingabo idukingira amen muri kumva tuno mu ntambara Uwiteka ni ingabo idukingira ku rugamba Uwiteka niyo ngabo bakubona umuntu ari kurwana hari ikibaba bafashe gutya bari gukinga ubona cyangwa abanyegaragambyo abapolisi nabo bafashe bari gucunga umutekano ndetse kandi bara bijya birana ibintu bakingira ari imyotsi ari amasasu ari ibiki ni ukuvuga ngo umuntu ufite irangabo nta cyamutokoza ufite irangabo nta kintu gipfa kumuhangara urusasu ruraza agakinga amen umwotsi waza agakinga ni ukuvuga ngo Yesu niwe ngabo idukingira mu rugamba aho bikomeye Yesu Kristo arahari none aravuga ngo ifarashi mwese murazizi muzi indogobe muzi ifarashi uburyo ziruka uburyo zifite imbaraga ariko ijambo ry'Imana avuze ngo ifarashi nta mumaro ifite wo gukirisha umuntu imbaraga zayo amen dukizwa n'iki dushobozwa n'iki na Kristo uduha imbaraga amen Imana umugisha mu izina Yesu Kristo turashoje ariko muri 20 n'ubundi muri Zaburi 26 aravuze ati none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize none menye yuko Uwiteka akiza Uwiteka afite imbaraga zo gukiza nta muntu wagukiza nta muntu wagushoboza niyo yaba ari so ntiyagukiza niyo yaba ari nyoko ntiyagukiza niyo yaba ari indi ntabwo yagukiza ariko Uwiteka afite imbaraga zo kugukiza hungira kuri uwo ushobora byose amen agukize kubw'imbaraga ze kuko natwe dushobozwa nawe uduha imbaraga utibashije imwongera imbaraga amen Imana bashoboze mu izina Yesu Kristo azamusubiza ari mu ijuru rye ryera azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu amen nabimva neza barimo biringira amagare barimo biringira amafarashi uko bizi kwiruka uko bifite imbaraga uko bishoboye ariko twebwe twiringira Uwiteka kuko ari we uduhereza imbaraga twaganaga amagambo meza amagambo avuga ati utibashije imwongera imbaraga Imana ibakomeze iyo ufite
imbaraga muri wowe umubiri wawe ufite ubudahangarwa nta ndwara ziguhangara nta bibazo bikugeraho iyo ufite imbaraga utsinda satani iyo ufite imbaraga unesha ibigeragezo iyo ufite imbaraga ubasha kumenya uko wakwitwara mu gihe ugeze ahantu habi mu gihe uri mu bisi mu gihe uri muri iyi si umenya ukuntu witwara kuko ufite imbaraga iyo ufite imbaraga ni ukuvuga ngo uzarebe umurwayi ikintu cya mbere ko utazagira imbaraga ubona yanegekaye nta kantu ashobora gukora no kurya kujya bahendahenda no kujya bamuhambira rero twebwe imbere y'Imana ntabwo turi abarwayi turi bazima ntimukarye babahendahenda ntukemere kumvira ijambo baguhendahenda ntukemere kuza gusenga baguhendahenda ahubwo wowe ubyumva ko birimo kuko uri strong ugomba kugira imbaraga mu ijambo ry'Imana rero turashoje ry'Imana aba ari byinshi kandi aba ari byiza ntawabimara ntawabivuga ngo birangize tuba dufite amasaha make ako karabaye ku babyumvishe ku bakurikiye twazi igitabo cya mbere cya Yesaya 40:29 Isaiah 40:29-31 so twabaganiriza amagambo meza avuga ati utibashije imwongeramo imbaraga twebwe ubwacu dukomezwa na Kristo tugashoborwa na Kristo uduha imbaraga amasaha yagiye Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo ntabwo rero tubabwira ngo mutubwire ko turi kwiga iki ibyo twaganiraga iki mu bikipinga ahantu udafite ikayi abyandike ku mutima we abishyire muri we ugende ubitekerezaho ugende ubyibazaho nawe ukeneye imbaraga ukeneye amavuta ukeneye gukomera muri uru rugendo kuko ari twe nuko iminota yagiye ariko hari amagambo ubabwiye meza hari abantu bicara bakabona ko bari mu mahoro bakadamarara bakabona ibyiza ariko cyagiye ubona ko ari amahoro cyagiye kugiye kudamarara ahubwo shaka imbaraga senga kuko muri ya minsi udamaraye muri ya minsi ubona ko ari amahoro ujye umenya ko bamasomeye umurongo ko hari umunsi mubi icyo gihe kibi kitaraba kitaraza yakumavi usenge usabe Imana kugira ngo wa munsi mubi nuza uzasange uri strong ukomeye utabasha kunyeganyezwa n'ikintu cyose cyinshi amen Imana ibashoboze ubuzima bavuga ko muri iyi si mu rugero rwacu ukaba n'abatizera mwaba uri kugendana cyangwa uri kushora ukabona ari inyamishe agiye gukubita mu kayoga ukabona ari inyamishe agiye gutungura itabi bya bintu by'amajyambere yaraje ubona amavayi ubona ko amavayi bari kubyita ubona agafashe iteba cyagiye bakaritumura smoking and they charge and they ubwo se utabushakira mu ruzabatwika bashakisha umuriro ubwawe ufite umuriro batwika ari gutumura umuriro they're smoking fire umunsi rero uzazacaginga umuriro ukamwica kuta ukamwasinga ukamwasa azavaga mu mujye kuvuza Imana ibarinde kandi bashoboze the Lord keep you from that and mu izina rya Yesu Kristo in the name of Jesus Christ. Reka mwene data ndiziwa dusengere kubonetse imitwe yacu buri muntu yisuzuma yinira udafite imbaraga zisabe iri jambo ntituba kuryumva gusa ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu reka tubasenge kandi isengesho rirasoza amategeko yacu
Jesus Christ. abatishoboje mwami arongera mwami intege abadafite intege turagusabye ngo mwami Imana natwe ntabwo dushoboye natwe turabanyantege nkeya mwami turabanyabicumuro niyo mpamvu tugusabye ko badukomeza mwami ukaduhereza imbaraga mwami ukaduhereza gutura amagambo yawe no kuyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Umukozi ukoresheje mwami umuhereza umugisha abera bateranye bahereza umugisha tugiye kujya mu materaniro ndagusabye ngo bane natwe materaniro y'abantu bakuru naho wigaragaze kuko uri Imana ibera hose icyarimwe nemera ibyo ushaka ry'ibikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.